komera gasa urakomeye mumeze neza mu rugo naho turaho cyane rwose imvura iragwa imyaka rwose yareze natwe tumeze neza kibazo rero kankubwiye nkubonye ngukeneye nkubonye nanagushaka yego buriya urabizi ukuntu njya nkwizera nzi kuri umuntu w'umugabo buriya njya nkwemera nk'umuntu uzi ubwenge nkambwira rwose no buriya rero urabona cya cyana kiba mu rugo nk'icyo uriya mugabo wa wundi wiwawe mu uriya mugabo kiriya cyana cyaranzengereje cya kindi kiriya cyana ndashaka kukikiza gute kiriya cyana ndashaka kukikiza ariko nabuze ukuntu mbigenza nkugira inama gira inama gasa nakugira inama rero buryo wabwikiza kandi neza reka nkubwire nzagura jewe rero reka nkubwire nzagura byeri rwose ibyo ndabyemeye nanjye ndabishyigikiye mfite umuntu w'inshuti yanjye w'inshuti rwose akozaho rimwe rwose akacica yahita ukwereka uburyo uhita umwikiza umva nkubwire wijya kure kumwica gusa uwo mwanya ngaho se bindi nakujyanayo nari ntambutse kugira ngo niramburire amaguru nakujyana ariko asaba amafaranga se n'ikibura njye nta kibazo cy'amafaranga mfite urumva njye nta kibazo cy'amafaranga mfite urabizi amafaranga ni nk'inda ku mutini urumva njye amafaranga ndayafite kuko amafaranga uyafite rero rwose ni amafaranga rwose njyanayo igishoboka cyose nzagitanga ariko tugende rwose cyara nkivane mu nzira tujyane nta kibazo umutekano mu rugo kiriya cyane nta mpamvu zo guhangayika cyane kitari icyawe Agiye kugerayo rwose hariya rwose hano hari abakuru urababaza rwose bahita babikemura byose ibibazo byose ni ukwinjira witonze ukagenda gake ugatega wumva amakuru y'abakuru bari bukubwire ariko ikibazo cyawe urahava gikemutse burundu byikishije birangiye ntabyongera kugutaka na rimwe ntabyemeje kurwana na rimwe nari mfite umwana ariko yaranzengera cyane rwose umwana rwose ariko ntabwo ari uwanjye ni uw'umugabo wanjye mubyeyi ntabwo ari uwawe wanjye mubyeyi rwose ariko yaranzengera none ariko ndashaka kumukizaho shaka kumukiza none bigenze nk'umubyeyi tuje kubasaba rwose mungire inama mubyeyi n'akana k'agahungu n'agahungu ndakareba wakabonye k'urutegero ruto garuka gatemba garuka ndakumva rero wagakobwa we niko wagakobwa we
Itura mubyeyi. Akira shiramo hano. Shiramo hano. Shiramo. Shikirezamo hano. Agahungu mubyeyi. Urashaka ukikiza? Ndashaka ukikiza rwose mubyeyi. Karanzengereje. Reka turebe inzozi. Reka turebe icyo inzozi zivuga. Baruka agatemba ka mutembo. Baruka. Rero agakobwa we uranyumva neza? Ndakumva mubyeyi. Rero ugiye kugenda urumva uri muranyumva? Ndakumva mubyeyi. Ugiye kugenda ugere mu rugo. Hari amafaranga ahari. Amafaranga ariya mafaranga rero ndagira ngo nkubwire ko abaturage baravuze ngo ariya mafaranga ugende uyafate urumva. Yabice neza kubera ko kari agahungu ndeba. Ariya mafaranga niyo kazazira. Niyo kazazira rwose. Yariya mafaranga uzayafata uyabike. Buri afata ukayabika umugabo wawe azaza ashake yabure. Irabara kuyabura. Ndabwira abakurambere bazamwumvisha ko kariya kana k'agahungu ariko kayajyanye. Uranyumva? Naho ngira ugende. Ugende wiruka. Naho ugenda. Genda mu bana. Pagenda. tujye kureba mushiki wacu uko ameze. Turebe uko ameze, turebe amakuru ye, mudaheruka kumenya amakuru ye. Gutabarwa burya kuva ku Uwiteka. Use nanjye nzatabarwa koko? N'agahinda kanyegetse koko ndi njyenyine. Mwana wanjye sinzi imibereho ye, mperuka mubyara sinzi uko abayeho. Koko umwana wanjye ko ajya mbuza amahoro, gusinzira byarananiye. Ubabayeho gute? Ariko mana, nyamara Mana nzi ko uzantabara. Mana icyo ngusa ujye undindira umwana uko bwije n'uko bukeye. Ujye umurinda amanywa nijoro, umurinde mukase, dore bamukase w'abantu babafata nabi. Ariko Mana ndakwinginze ujye ukomeza undebera, kandi Mana uzamurinde kubabara nk'uko nababaye. Ko Mana we ngo Uwiteka niwe mpungiraho, ngo sinkorwe n'isoni, unkize kubwo gukiranuka kwawe. Mana we ndagushima, inze ujye ukomeza undebera umwana. Mana ndakwinginze. Gaforoza mwana wa mama twose. Muraba neza basaza banjye. Muraba neza. Amahoro. N'amahoro. Umeze ute? Meze neza. Muraba basaza banjye. Ariko namwe mwaranyanze koko. Ariko mwamuzi ko ari undi muntu ndi kumwe nawe. Iyi minsi nta minsi. Nanjye ndashima turagukunda rwose. Nukuri ndabizi, nimwe mwenyine nsigaranye murabizi, nanjye ndabakunda. Ariko mbura ukuntu mbageraho, mba ndi mu rugo rwanjye nyine, nta wundi muntu nta telefone nkigira. Mbura nanjye n'ukuntu mbahamaga, nta telefone nkigira. Mbese nanjye ubuzima niberemo buragoye. None se wa mwana ko duheruka kubyara, umwana byaje kugenda bite? Amakuru yameze ate? Umwana wacu mu muryango ari njye namurera cyangwa garamfurera akamurera, amakuru ye bimeze bite? Amakuru y'umwana wanjye ntago nyazi.
ubwo nyine bimeze nuko nibereyeho no guca inshuro nkashanga nabona ikiraka nkabona ibyo ndya nuko nibereyeho nta bindi bintu nuko nibereyeho namwe basaza banjye murabizi ko ari mwebwe nasigaranye namwe rero ndabizi ko muri mu bintu byinshi mutaboneka ariko pemba mbatekereza nuko mbara nuko mbahamagana telefone nyigira tugegeho rwose waba iwanjye waba kwa garamfurere ariko uve mu buzima urimo nukuri pe ihangane nukuri kandi urabizi ko nubwo bimeze gutya ariko turagukunda ndabizi nukuri ndabizi no kutaboneka kenshi tuba twagiye gushaka natwe ibyo ibidutunga urabizi ko natwe turi mu buzima bubi ariko umwana we tugomba kumushakisha tukamenya niba ariho neza niba ariho nabi cyangwa yaranapfuye tubimenye ku mwana w'umuryango twaba dukosheje gusenga Imana yo mu ijuru ikandeberera umwana ahantu ari ikamugirira neza kuko no kubana na mukase nabwo ni ikintu kimumara ku mutima banumva atabayeho neza nuko turajya kumushakisha tumenye amakuru ye ngewe n'umuvandimwe turazenguruka umwe araca mu gatsata n'abindi nanjye dushakishe mpaka tumubonye tuzenguruke kuko nta maraso y'umuryango mu mujyi wa Kigali murakoze n'ukuri ariko byanga bikunda ntabwo abayeho neza murakoze hamwe no gusenga rero reka tugende nyine ubwo nuko bimeze nta kundi ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwihangana bitera kunesha hangana Imana yo mu ijuru izagutabara uriya mwana izamutwereka nawe ubwawe izagutabara ariko tugomba kugira icyo dukora nk'umuryango reka tugusigire telefone kugira ngo wenda tuzajye tugushaka tukubonereho tumenye amakuru yawe ari njyewe ari garamfurere tugusigire wenda n'amafaranga uraba wifashisha natwe muri ino minsi bihagaze nabi ariko wenda tugusigira urabuguze umuceri ukuri murakoze Imana tukomeza kugenda tumenya amakuru yawe muri no minsi tumenya uburyo ubayo tuzaza tukubwira niba uwo mwana twaramubonye kandi tugomba kumubona kuko ni amaraso y'umuryango murakoze twagenda rero tuzadukurikirana amakuru yawe buri munsi mbare geze ku irembo murakoze no kuri Imana ibaho umugisha rwose Mana murakoze no ndumva nishimye none ndumva naseka ngatugeze zasubije tunaguhamagara twumve kandi usigarane n'Imana Musa amafaranga yose nayanjye Mana yanjye Mana ushimwe Mana nyagasani ubu sinzamenya babigenza gute Mana ushimwe umaye telefone ushimwe Mana we Mana nshimye ko wumvisha gusenga kwanjye nukuri Imana izeye ko n'ibindi uzabikora ndagushimye izuba mbega izuba ko rimeze nabera Terezi ariko si uyu mugore ngo waba ari mu bikira amatwi wayavuniyemo ibiti ariko sinzagire vayo hano ubwire iyo uri mu nzu ntabwo umuntu agwahamagara ari turimo narindimo ko ntabwo narindimo mirimo none se iyi mirimo iri murimo ntabwo wumva amatwi washyize narindi mu cyumba cyo kwirembo ndimo ndazinga imyenda ariko nawe munabika amatwi nawe ugerageza Mana yanjye se kujuvuga nabi habaye iki ahubwo wavuze ko ntazi ibintu uba uhugiyemo by'ibikise kandi niko ya masaka wayagosoye nayagosoye barayagosoye narayarangije nagira ngo nyine tuzabona ayo tugurisha kugira ngo tubone amafaranga y'itsinda amatsinda y'iyi minsi naradusigamo imvune ariko mu gitondo nibagiye kukubwira habaye iki se kandi uriya mwana wo kwa Nuza hariya kwa Narisisi sumubona ndamubona uriya yabyaye hanze ariko wa wundi mukuru wa wundi w'agasore gushaka agahungu nyine wa mugore abereye mukasi Vivian uriya mwana kamubwire cyabayeho nabi baramuvunisha uriya mukasi amukoresha imirimo ajya kuvoma akajya gukura ibijumba akava akajya gusenya inkwi akava akaguza ibyomba reka ngewe naramwitegereje ubu yatutubikanye yikoreye umufuka akoreka mbanze mubaze kubera iki umenya iby'urugo rw'abandi wajya umenya iby'urugo rwawe wahera usigaye uba mu magambo nk'abagore wirirwa ugenda Narisisi nese uriya mwana ubundi nuwe nuwabibwiye
kusigaranya amagambo nk'ay'abagore. Ubundi abagore b'iyi minsi mwabaye. Abagore se b'iyi minsi bateye bata ahubwo abagabo b'iyi minsi. None se ajya kuvoma kiriya muza n'ijerekani atengase n'inda akava akajya gukura ibijumba akava. Njye narabibonye numva biraba. None se kera kose kuki Narisisi atigeze azana umugore babyaranye? Tubikanye yikoreye igifuka. Njyewe ndamutse mfite umwana wanjye nkamenya ko abayeho kuriya. Wakora iki? Wakora iki? Jya wese si nk'uwawe. Nk'uwawe. Nese ragutwaye iki gukora ikintu urinda umwana n'inzara gusa. Imirimo arakora byose. Njyewe mfite umwana wanjye nkamenya ko abayeho kuriya. Wakora iki? Baba we ntabwo nabyemera. Nese uragira ngo dukore iki muri aka kanya? Ahubwo wowe reka nkwereke uzasure Vivian. Nzamusura. Wampaye uruhushya se none uraruza? Uzagenda. Ndajya mu nzu natinda gakeya aturi he ubwo nzagenda. Nuko nawe wagira ngo amatwi wayavuniyemo ibiki. Mba mbwire. Uzasure uriya mugore Vivian sinjya mbona muganira. Turaganira rwose. Buri munsi aza guca ngo mugende. Wowe uzamuganirize pe. Nzamuganiriza. Ubwire nibura ajya kinkoni zamu. Ngaho nawe uzegere uriya mugabo we. Umubwire umugire inama. Numara kumugira inama ajye nawe yicungira niba umwana bamufata nabi. Wowe ujya kubimenya. Oya wivunika. Ntabwo biriya bintu bikwiye. Uzajya kandi wibuke uze kwibuka nyine iryamasa ko yapime urumva. Ndaje. Wabonye umugozi se? Wabonye umugozi? Ngiye kumushaka. Saura. Ubwo wibuke ubyubahiriza. Ugura numvise ngo niwe utanga menshi. Abagabo ubu nabo bivanga mu ngo z'abandi. Kanigire mu byanjye. Viviana. Viviana. Ese ni wowe mama? Nawe kumangaga? Ni njyewe Viviana. Uraho neza? Uraho. Meze neza? Ndaho ndashimira. Ni karibu cyane. Muri isanga. Dai. Ibo rero. Urakoze. Mwarabuze? Naburiye hehe ko? Ni ukuri ntabwo naguherukaga. Ego. Umeze uteze? Nanjye nyine ndimo nirira fresheri. Ego ndakubona ko usigaye ukeye. Ndimo ndeba ukuntu umusatsi nyine umeze ngira ngo biransaba nyine kuwusukisha muri iyi minsi. Umva uzawukoresha utazacika. Ntabwo kuwukoresha yego urabizi uri inshuti yanjye. ndabizi cyane magara. Magara munsige rero ikintu nshaka urumva ndashaka ukubitsa ibanga. Biri hese kandi noneho kwambikije menshi. Urabona cya cyana cya hano cya kindi cy'abamugabo Kanyandekwe cyaki. Umva njye sinjya nshaka no kumenya izina ryacyo buri urumva cyane n'ubundi gifite izina nk'irije. Mfata nkubwire nyine kira cyane ndashaka kukica cyagize kubera ko nabonye kirimo kimpurana. Kirimo kirakura buri munsi kandi noneho cyase nacyo urumva uri hisa namushatse kubera imitungo ngiye nishakiraga. Yego niyo mpamvu ubona nanze no kubyara. Ubukeye niyo mpamvu waze kubyara umwana hano mu rugo. Noneho rero kandi urabona isaramutse apfuye kira cyana cyaramuranye imitungo nabanyikuye umva wahita usohoka ugataha. ahita nsohoka niyo mpamvu nshaka kukikiza urumva ubundi nkasigara mpanganye na cyase. Inzira bizacamo zose nta cyambere cyo nuko tuzumva cyapfuye. ariko icyo nzi natanapfa urumva ndashaka kuzamubona yangara ku gasozi. Ariko njyewe uyu mugabo urabizi urumva namushatse kubera imitungo afite. Niyo mpamvu buriya njyewe nta na gahunda yo kubyara nibitse. Reka mbyara. Niyo mpamvu wanze kubyara. Reka wabyanze bishaka. nzamurya uzakica cyangwa uzagisaza? nakica nagisaza cyatoragura amashashi cyacira inkonda ntacyo bimbwiye. Icyambere nuko ariko ndashaka kukibona tazagira ubwenge yangiritse ubona ari ikintu cy'igiciro kira. Uzakice kiveho cyangwa igihindura ikigori gikira. Umva nzakica kandi imitungo ye nyiheregete yego kandi urumva aramutse apfuye kiriya cyana ntarakikura mu nzira nicyo cyagira gute nicyo cyafata imitungo ngomba rero kugikora. ugomba kukica
cyangwa ukagisaza niko bimeze urumva na se yazapfa ibintu ukabisigara ukabyibika ukabyibika ubundi ukabimeze bigendeye ese ubundi kubera icyo atashatse ka kagore ko mu kariya ni agaturage nyine impamvu yanze kumuri kubera icyo yamwimye umwana nombaze ubwo rero nawe uzakica impuhwe atamugiriye ari nyina vuba cyane gahunda niyo ngiyo nta mpamvu yo kuvunika wiri kuvunika avuga ati hindura ikigoryi cyangwa akajya agenda ati inkondo ku buryo ntagiye nta n'ikintu yabaza iki cyahehe nta bwenge afite gahunda rero nyirimo ukubita imfubyi ubwo nyine uwo mu rugo yari yambwiye ngo nze tubiganire ngo uramuvunisha ibiki n'ibiki umva ndamuvunisha ntabwo azi yuko hari ibintu byinshi tuziranyeho umva birangiye cyakora cyo ubuzambi kiribanga do kurimira nzarimira no mu ntango tumburi urabimenye no kurimira kabisa niyo wumva gahunda nazirangije uzamenya ko nzi icyo gukora ngo reka ntahereye sha urakoze turaganira urakoze kunsura nawe urakoze kumbwira ni ukuri ubutahane njye uzaze kandi uzabanguka ni ukuri turaganira nzaza rwose sha ni ukuri uwo mwana mwiza ariko mwana ubu koko iyo mu ruhu nzawuvaho hano ukwiye kundengera ntabara ni ukuri niko kanyande karame kanyande ko wacyohewe karame mama itu ariko ibyana by'iki gihe navuye bateye imyanda urumva kandi mba numva njyewe nabuze n'icyo ngukorera wakigoryewe vuba hita umese iyo myenda n'ibipira bibi byacikabuze mese iyo myenda urumva ndavuze ngo iyi myenda urumva uyimese icye kandi nutayikesha urwo rutwe ndarumena urumva kandi numara kuyimesa jya gucyura ndazahera wabyumvise numara kuzicyura ujya no gusenya inkwi kandi niba nyoko ataraguhaye uburere genda arara mbuguhaye umunsi wagicucu tutarokogeze ubuzima koko nzabuva ibura n'uwanyiyerekera mama nkamusanga ubuzima n'inda ziragira imyenda ndagira nk'ubikikizaga none se madamu karame mugabo wawe mwiriwe mute twiriwe neza namwe mwiriwe neza se mu kazi natwe twiriwe neza nyine usibye izuba ariko ndumva icyaka kimeze nabi kandi ndakugurira akantu koko se ntubizi se nta kintu nakwira nta kintu nakwira ni ukuri murakoze natwe turi amahoro rero ariko n'umwana ameze neza umwana yiriwe neza urabona ko nta kibazo afite cyo kora nigeze kumutuma mu kanya aragarutse rero hari uturimo yari arimo hari inyuma buriya umwana erega amushakira uturimo tworoshye kugira ngo ejo atazaba imbwa akamushakira uturimo tworoshye tujyanye n'imbaraga ze hanyuma akadukora nta kintu uriya mwana azi ubwenge azibesha azi ubwenge nka se ikibazo imana ishimwe none se ko madamu niriwe mu kazi ariko nanatekereza tekereza iki niriwe ntekereza ku mushinga twakora gira inkuru rero natekereje yuko aya mafaranga amwe wowe mbikije yandi nakubikiye nagira ngo tuyapangire umushinga neza rero twakora umushinga wasa none se ntuzi ko sara ahubwo ariyo nize sara burya rero ni nayo nize nibyo se nibyo nize rwose cyane buri ibintu bya saro ndabizi cyane ni amata urumva najya nkoresha n'uyu musatsi wanjye nkawukoresha ntiriwe mfata andi mafaranga mu rugo nibyo buriya rero hari ukuntu wamfasha genda uzanire amafaranga nyazane tuyapangire ibintu biroroshye ahubwo nzahita natangira
aha ni ugushaka inzu muri uku kwezi ugomba gutangira cyane yazane umva reka nze turebe ko ari amafaranga uriya mushinga dupanze ariwo uzavamo amafaranga pe byibuze nawe yababonye akazi ntajya yirirwa hano hakajya hirirwa uriya mwana niko Vivia ariko uri hehera ayo mafaranga ko yatindije urabona butije umuntu agomba no kujya kuruhuka ariko gera vuba ako se njye nyamara amafaranga nanayabuze njye rwose njye cyananiye niba amafaranga hoya iki ibi bintu ntabwo nabivuze sinahoraga nkubwira ububi bw'uriya mwana ukampakanya ubaye amafaranga ko nyabuze yagiye he inka yanjye uriya mwana ushatse kumbwira ko nawe wiba none ninjye nawe tubana mu cyumba ntabwo ubizi amafaranga niba atari wowe nyine ntabe njye ubwo urumva ari nde wundi hari undi muntu tubana hano twaye ubwo urambwira ngo amafaranga yagiye kandi uyu mwana ashobora kuba yiba Kanyandekwe yiba ashobora kuba asigaye yiba kandi hari n'ibindi bintu byinshi njya mbura nkatekereza ko yabyibye ariko kuko nta gihamya mba mfite nticecekera none aya mafaranga ko yabuze ari amafaranga none se mbigenze ubu se nabona ninjye wayatwara ntabwo bishoboka Kanyandekwe ari muhamagara ubimubaze Kanyande ngewe Kanyandekwe oya ntabwo byumva naze yitana wasanga ari we rero ko mutajyana nayo buriya ni we yafite rwose ubu se Kanyandekwe yewe Kanyande mbeki kwitaba kavuna muheto Kanyandekwe ariko sha uko wasanga ari we yatwaye niko yewe ni kwangegeraho ariko sha uri mu biki ngwino hano ngwino shaka ko nakwica sha umwana uzi ko ari njyewe ndamwica ariko Kanyande uzi ko wajya kubimbwira njyewe najyaga nkubwira kuri ya mwana yananiye ukagira ngo urabeshya kumbi ye baba we najyaga nkubwira ngo yarananiye rwose umuruho wawe kavuna muheto Kanyande naze abisobanura urihesha Kanyande umuntu ajya ahora aruha Karame ndaguhamagara unyumva ntuhita ngwino hano ariko nakwiye ngwino vaye hano ngwino shaka ko nakwica sha umwana niko sha yego data we amafaranga yanjye watwaye uzayagarura sha uzayagarura